hari abahanzi bamenshekana nyuma yimyakaminshi bakura umuziki. Ariko hari nabagira ijwiri mwegus arigatuma abantu batangira kubibaza bati, uyu muntu ni muntu ki? Mbere yuko The Ben aba izina rimenywa nabataribaki mu Rwanda no hanze yarwo, yari umwana usanzwe wakundaga umupira. Inshuti zenu buzima busanzwe bwabana. Ariko hari impano yari yihishe muri we. Impano yari kuzamuhindurira ubuzima. Uyu munsi, iyo umvise izina The Ben, ushobora guhita utekereza ku ndirimbo zakunzwe ijwi riyeharie, ibitaramo bikomeye n'abahanzi mpuzamahanga yakoranye nabo. Ariko inkuru yatangiriye ku rubyiniro runini. Yatangiriye ahantu Hassan aho hasanzwe cyane muri korali. The Ben, amazina ya akaba Mugisha Benjamin, yavukiye i Kampala muri Uganda ariko akurira mu Rwanda. Amakuru ku mwaka yavukiyemo ndantahurizwaho neza mu masoko yose, amwe avuga 1987 andi 1988. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu libo anim. The Ben yibukiye ubuzima bwe bwo mu Bwana. Avuga ko yari umwana wakundaga gukina umupira no kumarana igihe n'inshuti ze. Ntabo icyo gihe yatekerezaga ko umunsi umwe azaba umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda. Ariko mu gihe yakuraga, hari ikintu cyatangiye kumukururira ku muziki. Ababyeyi be bagiaga bamujyana kuri kiliziya, aho yaje kwinjira muri korali. Aho niho impano ye yo kuririmba yatangiye kugaragara. Kandi si wewe nyine waje kunyura muri iyo nzira. Muri iyo korali niho yahuye n'abantu nyuma bazaba. Amazina akomeye mu muziki nyarwanda barimo Medina producer Lick. Ishyari korali y'abana n'urubyiruko, cyari gitangiye guhinduka intangiriro y'urugendo rurerure.